shakijana ndibore koko ubu abanyarwanda bakunda bapfu rwose nta n'umuntu nakwaki igiceri cy'ijana kimwe byibura ngiye kwigura isiga inzara ayiwe gukigetamara neza agira ngo iminsi ine ariko sha reka nze mbigira imitwe kubera bakunda bapfu barasanga ngaramye hano nyintumbi neza bararima tu byanga byakunda nta kuntu yewe rwose nakwifuza ijana giye nkaribura genda yicari na uyu munsi barasanga nyigaramiyeho ntago nyicarira kandi batarambona sha ayiwe uretse gatabanza muri iminsi ntabwo wagira by'amakuru hasi ufite ikihe kibazo watubwira abasaba utarengeje ubona atarimo arapfa urazi umuntu arimo arapfa mbese ukubona atera imigeri uri kubona se ari gutera imigeri ndayicaye akodesha mu rugo ni umupanga y'iwanyu amazu y'iwabo nta bibazo mureke muruze muganga si uko yari asanzwe agenda ntabwo agenda aryamye muganga bamwe muganga urahari uri bugufi arapfuye rwose ninde urwaye se ndayicariye di ndayicariye abaye ikize gwino ujye kureba rwose arapfuye nanjye ntabwo nize ubuganga ntabwo namenye ikimwishe rwose gusa dutabare pe ari hehe ari mu biganza byawe ari mu biganza byawe utabonetse yapfa yarangira ari hagana he nyine gwino ujye kuhakwereka nirekera tugende uyu muntu se ko numva se umutima utera neza ariko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'inzara inzara ndetse hano niba cyo byaho tumuzanire uyu muntu urumva ikintu dushobora kumukorera uyu muntu ashobora kuba agiye kubyara oya uyu ni umugabo nta mugabo ubyara ahubwo uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'inzara none se tumushakira amata se basi y'inyange ubu yamufasha mukamushakira amata n'amandazi n'amandazi afata mu nda oya agakeke cyangwa umugati uyu muntu reka twihuse tubizane reka tujye kubimugura tuzana amata y'inyange mudahabanzeho mugende mubizana nanjye nazanye muganga ariko mwe muretseho gato uyu muntu ntawamenya wabona afite ibintu yanyweye akaba ashobora kuba yiyahuye ahubwo kanze mwereke undi muti umuntu ashobora gukoresha tukabimenya cyangwa nizakibamba bahora bacayeho oya uyu muntu urushinge ntabwo rwapfa kumushobora ahubwo kamwereka ikindi kintu undi muti umuntu akoresha tukabimenya abantu nk'aba ndabamenyereye njyamura nabo kanze mwereke uzanira igiti nkwereke igiti inkoni umukubite oya ndaje nkwereke ubone wamenya ashobora kuba yaniyahuye tumukubita amabuno muyakoma mbere ku kuntu hano umuntu bamuvura vura muga n'ukuntu yatumye nkomereka mana yanjye we muga kugira ngo tudahomba umwanya nivurire